Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabashuje bene data mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'ubushobozi. Aho uherereye hose, nyemerera tubyuke duhereza Imana icyubahiro. Dushimiye Imana intwari ku rugamba. Dushimiye Imana ikora ibirenze ibyo imitekerereze y'ubwonko bwacu. Dushimiye Imana ica inzira twebwe tutatekerezaga. Dushimiye Imana irundarunda. Dushimiye Imana yita ku batagira shinge na rugero. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nyemerera ushima Imana aho igejeje ikora. Shima Imana ku byo warebesheje amaso yawe yakoze. Shima Imana, shima Imana. Muri aka kamwanya ndagushuje mwene data. Ndagushimiye ko tubana mu mwanya mwiza wo gusenga. Ndagushimiye komenti zawe umpa. Ndagushimiye kuri umunyamumaro ku buzima bwanjye. Ndagushimiye kuri inshuti nziza. Rero nkigushimira ntyo nakubwira ngo Imana ikumpera umugisha. Imana isubize ibyifuzo byawe byose. Imana ikurebe neza. Aka kamwanya nyemerera twongere tugaruke mu bihe byacu byo gusenga. Dusengera muri teme yacu ivuga ngo ba umunyamumaro mu gihe cyawe. Twasanze kuba umunyamumaro mu gihe cyawe hari ibyo ugomba gukora muri bimwe bituma uba umunyamumaro mu gihe cyawe. Ukora ibyiza, ugirira neza abantu, wanga ibibi, wanga akarengane, wanga ibyaha, ugendera mu murongo mwiza, ugira ibikuranga byiza, uba icyitegererezo cyiza kandi hamwe n'ibyo uhinduka uwo kwifuzwa. Rero nakubwira ngo ba umunyamumaro mu gihe cyawe. Imana ishimwe cyane. Nyemerera tudatinze dusome ijambo ry'Imana, urwandiko intumwa Pawulo yandikiye Abaroma, rivuga ngo ni igice cya mbere. Turahera ku murongo wa 18, turasimbuka dusome 21. Twihuse turaza no gusoma 24 dusoze icyo gice. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Titire y'ijambo handitse ngo ubuhenebere bwatewe no kwimura Imana. Imana itugire neza. Ntago waba umunyamumaro mu gihe cyawe kandi warimuye Imana. Muri bimwe bigaragaza ko wimuye Imana, ntago ukinezezwa n'ijambo ry'Imana. Muri bimwe bigaragaza ko wimuye Imana, usigaye unejejwe n'ibyaha. Ibyaha wumva bikuryoheye, ibyaha wumva ari hiti muri wowe, wumva bituma uhitinga. Ibyo rero ni ibigaragaza muri ko warangije kwimura Imana. Ariko Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ati hari ubuhenebere bwatewe no kwimura Imana. Rero Imana ikugiriye neza, ntube muri abo bantu bimuye Imana mu gihe nk'iki. Dusomye umurongo wa 18 handitse ngo umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose. Hanyuma bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Dusimbuke cyangwa reka dusome n'uyu murongo wa 19. Kuko bigaragara ko bazi Imana, Imana akaba ariyo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge. 21. Kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana habe no kuyishima, ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro. Imana idutabare, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima. Biyise abanyabwenge bahinduka abapfu, maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa n'iby'ibiguruka n'iby'ibigenza amaguru ane n'iby'ibikururuka.
24. kandi ubwo banze kumenya Imana, nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe, bakora ibidakwiriye, buzuye gukiranirwa kose n'ububi no kurarikira n'igomwa, buzuye n'ishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi no gukina ku mubyimba no gusebaniriza mu byongorerano, ni abatukana, ni abanga Imana, ni abanyagasuzuguro, ni abirarira, ni abahimba ibibi, ni abatumvira ababyeyi. Imana idusange, ni indakurwa ku izima, ni abava mu masezerano, ni abadakunda ababo, ni intababarira. Abo bantu ntibababarira, nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisa bityo badakwiriye gupfa, uretse kubikora ubwabo gusa, bashima n'abandi babikora. Imana itugirira neza. Dusomye amagambo menshi cyane ari kuvuga bimwe byatumye abantu muri iyi minsi buzuye ubuhenebere, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kuko ubwo bamenye Imana ntibayubahirije nk'Imana ngo haba no kuyishima, ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro. Aba bantu bibwira ibitagira umumaro, kandi turashaka ko twanaganiriye ko umuntu akwiye kuba umunyamumaro mu gihe cye. Umuntu akwiye kuba umunyamumaro mu myaka arimo, mu kwezi urimo, mu cyumweru urimo, ku munsi wakandagiyemo, biragukwiye kuba umunyamumaro. Ariko niba wikontoroye ugasanga muri biriya bintu ngo kuko Uwiteka yageze aho kuri 24 yararebye ukuntu abantu buzuye ubuhenebere, ukuntu abantu buzuye ubusambanyi, ukuntu abantu baryohewe no kubona yuko abatinganyi aribo bafite amafaranga, aribo bakwiye kuba ibyitegererezo. Uwiteka arabareba, abona rwose abo bantu bahindutse akahebwe, kuko ijambo riravuze ngo rwose Uwiteka ngo kandi ubwo bamaze ngo ubwo banze kumenya Imana, nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe. Iyo umuntu afite umutima wabaye akahebwe, aba yarahindutse ruharwa, aba yarahindutse utagira icyo atinya. Niyo mpamvu Imana yatubwiye bamwe muri abo bantu, igenda idusobanurira uhereye ku murongo wa 29 w'iki gice nyine cya mbere. Imana yagiye ivuga buri kimwe cyose, ivuga ukuntu ari abantu babi buzuye ububi, abantu bakora ibibi, abantu bafite igomwa, abantu buzuye intonganya, abantu buzuye ishyari n'ubwicanyi, abantu rwose bakina abandi ku mibyimba, abantu b'intababarira. Imana irabitubwiye. Rero niwisanga muri icyo gice uze kugisoma, niwisanga aho hantu uhereye ku murongo wa 29, nawe wumve yuko utari uw'umumaro. Ntabwo uri umunyamumaro, kuko uri mu gice cy'ab'Imana yaretse, ngo kuko Imana yageze aho irabareka rwose, imitima yabo ihinduka akahebwe. Ariko rero nagira ngo nkubwire ko hakiri amahirwe, haracyari amahirwe. Yesu aracyateza amaboko. Nuhindukire wihane, nuhindukire uve mu byaha, nuhindukire uve muri ibyo byiciro, noneho uhinduke umwana w'Imana, wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, uhinduke umunyamumaro mu gihe cyawe. Na Sawuli wabaye Pawulo yari umugome cyane urenze, ariko amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, aba umugabo wo guhamya yuko Yesu Kristo yapfuye akazuka, kandi yuko Yesu Kristo ari umukiza. Rero nawe biragukwiriye yuko
umunsi nk'uyu ufata icyemezo, umunsi nk'uyu ureka ushyira hasi ibyo bintu byatumaga udahinduka umunyamumaro mu gihe cyawe, ahubwo wakire Yesu Kristo, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Abazamenya yuko wari umunyarugomo ariko ukaba warihannye, abazamenya yuko wari maraya ruharwa ariko ukaba wihannye, abazamenya yuko wari umujura ariko ukaba wihannye, abazamenya ko wari umunyamatiku ariko ukaba wihannye, abazamenya yuko utababariraga ariko ukaba wihannye, bose bazahereza Imana icyubahiro, bazahinduka ku bwawe bavuge bati Imana irashoboye. Imana rero ibagirire neza, muhahe muronke, Imana ibanezeze, Imana ibishimire, muhure n'umugisha wanyu. Shalom shalom.